tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye bidakwiriye kuyobora ubuzima bwacu. Ubuzima bw'umuntu mu by'ukuri ntibukwiriye kuyoborwa n'ahahise. Ni kenshi abantu bahura n'imbogamizi zitandukanye, ni kenshi abantu bagira ibibazo binyuranye, ni kenshi abantu bahura n'amaesheke, kuko esheke zibaho mu buzima. Ni kenshi abantu bahura no gutsindwa, bikabakururira guhorana amarangamutima atandukanye, bikabakururira guhorana ibyiyumvo bikubiye mu gahinda. Ariko ntabwo kuyoborwa mu by'ukuri n'ahahise, kuyoborwa n'ibyo umuntu yanyuzemo mu buremere bwabyo byari bikwiriye, kuko uyoborwa n'ayo marangamutima ahora kenshi na kenshi yigunze, ndetse rimwe na rimwe akumva nta bindi byiza bishobora kuboneka nyuma y'ibyo bihe. Iyo ni ingingo ya mbere. Indi ngingo ya kabiri ni ukutemera ko uyoborwa n'ibitekerezo by'abandi. Mu by'ukuri abantu bagira ubucamanza butandukanye, abantu bagira ibyiyumvo bitandukanye, ariko ubujyanama bwiza, ubujyanama bukwiriye ni bwa bundi bushingiye ku nama yawe ku giti cyawe, igitekerezo wowe ubwawe wibyajemo cyangwa se wivukishijemo. Burya inama ya mbere ni ikomotse muri wowe, naho abandi bose baza bunganira. Ntabwo ari byiza rero kuyoborwa n'ibitekerezo by'abandi ngo abe ari byo bikuyobora, bikugeze kuzamuka kw'amarangamutima. Ikindi kintu udakwiriye kwitaho mu buryo bw'imibereho yawe, ntukwiriye kubaho uyoborwa n'imyemerere yabo muri kumwe. Buriya buri muntu afite ibyo aba afungiyemo cyangwa se ibyo yirirwamo, ibyo akunda. Ntabwo ari byiza ko umuntu ayoborwa n'imyemerere cyangwa imyizerere y'abandi. Buri muntu kuri iyi si afite isesengura rye. Iryo sesengura ni ryo rizagufasha kugera ku ntego iyi cyangwa se iriya. Reka rero kuba imfungwa y'imyemerere utahisemo. Niba uri umukobwa, ari ngombwa ko uyoborwa n'imyumvire y'ababyeyi bawe ngo washakana n'uyu muryango. Niba uri umuhungu, ntabwo ari ngombwa ko uyoborwa n'imyemerere n'imyumvire y'ababyeyi bawe ngo bari muri iri dini nanjye niryo nzajyamo. Oya, ufite amahitamo. Umuntu umeze gutyo atakaza icyizere muri we, agahora mu marangamutima yo gushaka buri gihe guhama ashingiye ku bandi kurusha kwibyazamo ubushobozi. Ikindi kintu ukwiriye kwirengagiza kidakwiriye kuyobora ubuzima bwawe, mu by'ukuri ntuzemere ubuzima bwawe ko buyoborwa kubera ko uri mu rukundo n'umuntu. Umuntu ashobora kunganira ko muri mu rukundo, ariko ntabwo bikwiriye ko uyoborwa n'uwo nguwo ukunda, cyangwa se kwiyumvisha ko niba uwo wakundaga mutakiri kumwe cyangwa se byabaye ngombwa ntiyemera icyifuzo cyawe cy'uko muzabana, ngo bibe intandaro y'uko amarangamutima yawe agendana n'uko we yabyifuzaga. Ibyo ngibyo byica ubuzima, ndetse kwibona washoboye mu by'ukuri kugaruka muri navuga gahunda nziza ikwiriye bikakugora. Ikindi dukwiriye gutekerezaho ni ukwemerera ubuzima bwawe, kutemerera ko ubuzima bwawe bugengwa n'amafaranga. Ntabwo ari uburyo bwiza, si imikorere myiza ko umuntu yemera kugengwa n'amafaranga. Aramutse abuze se ubuzima bwahagarara? Wowe uteze amatwi ikiganiro, ndagira ngo nkubwire ko uburyo bw'imibereho yawe bugenwa nawe, nta wundi uzakugenera uko uzabaho. Ibihe byiza. Njye nitwa Nsengimana Daniel. Murakoze cyane. Bye bye.